Yesu azigukiza. Ndagusuhuje inshuti muvandimwe, nkwifurije igitondo cyiza. Dukomeje kwigana igitabo cy'inama ku mirire n'ibyo kurya, igice cya 15, icyigisho tumaze iminsi twiga. Uyu munsi tugiye kureba ingingo ivuga ngo resitora zacu zigomba gukomera ku mahame. Resitora zacu zigomba gukomera ku mahame ni ingingo ya 414. Mukeneye kwirinda buri gihe ikintu icyo ari cyo cyose, nubwo cyasa n'ikitangiza umubiri, cyashobora gutuma mureka amahame agomba igihe cyose kugenderwaho mu mirimo ya za resitora zacu. Ntitugomba gutegereza ko abantu bahugijwe no guhaza irari ryabo mu buzima bwabo babanza gusobanukirwa uburyo bwo gutegura ibyo kurya byuzuye, biboneye kandi biryoshye, ndetse biteguye mu buryo bworoheje. Ubu ni ubumenyi bukwiriye kwigishwa muri buri kigo cyacu cy'ubuzima no muri buri resitora zacu zirangwa n'isuku. Niba abagana za resitora zacu bagabanyuka bitewe n'uko twanga gutatira amahame nyakuri yacu, nimubareke bagabanuke. Tugomba gukomeza mu nzira y'Umwami Imana, niyo twavugwa nabi cyangwa neza. Mbagejejeho ibi ngibi mu nzandiko mbandikiye ngo mbafashe kuguma ku murongo w'ukuri, kandi mureke ibyatuma ibigo byacu by'ubuzima na za resitora bitatira amahame yacu. Reka rero nkwifuriza umugisha w'Imana nshuti, mu izina rya Yesu, amen.